Ndi Papa Sava. Ese ariko niko Mama Sava. Amazi yageze muri dushe. Mbaza dati. Uravuze ngo Dati. Karame. Ndahano. Naje. Dati, wabonye ko Papa akeneye kujya muri dushe? Ntabwo nari nabibonye, hari utwo nari mpogiye. Genda ubishyire amazi muri dushe. hanyuma se cyangwa mwarakibonyera ko numvaga muvuga ko mutazi aho mwagitaye. Cyangwa Dati! Dativa! Naje. Dati, cyangwa warakiguze? Ntacyo nazanye, nari nzi yuko uri buze ukizanye uvuye ku isoko. Ndetse ko bari uzi yuko bari bwongo iki. Umva, ukimara gukika imirimo, uhita ugenda ujya ku isoko kugura icyangwe. Ese, umva. Gira ushyira amazi muri dushe uhita unamuterera ipasi. Papa Sava, urambara iki baguterera ipasi? Si wambwiye ikintu wambara bakaguterera ipasi. Dati, genda umuterere ya myenda mishyashya. Ahubwo se ntaribagirwa. Harya. Ya masuve ejo yari yanitse hariya warayanduye he? Hari mu cyumba cy'abana. Uvuze ngo iki? Icyumba cy'abana. Dati, ubwo nta soni ufite? Amasuve ya Papa Sava asajya mu cyumba cy'abana gute? Gusa Mama Sava ko nagiye kuyanura nkasanga icyumba mwagifunze wagira ngo kuko mbigenze gute. Hano isoni rega. Fimbere. Ariko ubwo harya ikibazo kikaba icyandera. Kikaba icya Dativa cyangwa n'icya. Ubwo uraje uvuga he ko ari njyewe dore ko nakuruhiyeho. Kane karabira mwihore nzaba ndora. Masava. Mwiriwe. Mwiriwe ndimba. Mwiriwe. Mwaje Eh, twari tuje nyine ngo ya gahunda tuyisoze. Nawe arahari. muhamagare. Papa Sava. Papa Sava. None se kutaratangira gukaraba kandi hano hari abantu bagushakaga wabaye bisubitse ukabanza ukaza mukavugana. Cyane. Nuko. Papa Sava mwiriwe. Mwiriwe neza. Ngo bite byanyuse kandi mwe. Tubwire. Nyine twari tuje kuri ya gahunda nyine kugira ngo tubirangize cyane ko boss yari yavuze ko hari n'akantu tugomba kongeraho akantu. Gira utagatubutse. Ariko se mwabagabo mo. Ubwo muherutse hano nababwiye ngo iki? Ntago nababwiye ko nagurisha. Ntago nabibabwiye ivyo bintu. Ibyo twari twabyumvisha ahubwo nuko twe twavuye na Mama Sava atubwira ko mwavuganye none hari ukuntu mwabyarangije nyine ko wisubiyeho. Ni nayo mpamvu boss nyine yemeye kugira ikintu yongera akongeraho. Kandi rero reka nkubwire buriya twebwe ikintu tugurisha biba birangiye neza ntangara wongeraho ngo niyo baguze nta byasheke ni cash. Yes. Kandi rega twari twabivuganyeho niyo kwa kundi twari twabivuganyeho Papa Sava. Ubivugana nande se? Wari wabivuganye nande? Gusa Papa Sava nkawe koko nabana wa komisioneri gihe bamaze biruka mu bintu byacu. Koko uragira ngo tubatesha agace ahubwo reka nkubwire Papa Sava nitugurisha aba komisioneri zabahembe. Hanyuma se mwabagabo mo. Muti kongeraho akantu harya. Agatubutse. Oya yarahakunze boss ku buryo yahishimiye kabisa. Niyo mpamvu nyine wumva akongeraho agatubutse. Umva rero mbabwire mwabagabo mo. Ngiye mbibasubiriremo ntabwo ngurisha. Ese ubundi mwagiye kugura handi. Nzove nta bibanza bihari.
mu kadashyushya hariya nta bibanza bihari, Rwamiko nta bibanza bihari, ntibirirwa bashaka abakiriya, mwagiye kubirangira uwo mubosi wanyu. Oya papa Sava, ibibanza byo turabizi ko bihari, ariko nuko twari twavuye na mama Sava, urabona ko ubushize twaje ukatubwira nk'uko. Ariko mama Sava yaratubwiye ko mwagize iki mwaganiriye, sibyo se? Ibyo ndimo gushaka kubabwira ni iki mwasanze mu isambu yanjye ku buryo muyirukamo. Ni zahabu, ni diyama, ni gasegereti, ni tangusiteme, ni wolufuramu, mwasanzemo iki? Njye ntabwo ngurisha rero. Ariko rero Papa Sava, buriya niba hari ikintu wumvikanye n'umugore, buriya ujye umenya ko buriya abagore ni ba mutima w'urugo. Ikibazo ufite turacyumva, ariko ko buriya nta kibazo, nyamwagane mukabyumvikana, wahatanga da tukaguha amafaranga. Ariko uzi ko ari byo koko, uzi se agatekerezo ngize nuko nkuko nabibabwiye n'ubu mbibabwiye singurisha. Icyo nshaka kubasaba rero, mwakwerekeza amaso aho mwaturutse, hanyuma wenda nkabona amabuno yanyu kandi nayabyina sinyora akomeza. Muranyumva neza? Birashoboka ibyo ngibyo? Papa Sava, waretse tukaguha amafaranga. Ni ibintu byoroshye. Ndimba bayo tugenda aho se waretse tukaguha amafaranga. Ariko kamwengera amafaranga ariko umva Ndimba nako Papa Sava, ntacyo nkubwiye, twigendere. Papa Sava, amafaranga wowe waretse tukaguha amafaranga kandi tugenda ntiwisubireho. Ariko ndashaka kukubaza, bahamagara ngo mugire oya bireke Ndimba, ubwo tugiye gushaka ahandi tugura ahandi. Ntukinginga ariko kwa uriya hari ibibanza tugenda. Papa Sava, waretse tukaguha amafaranga. Ntayashaka, tukwingingira umuntu amafaranga yawe. Papa Sava, ubwo uba wigira ute? Uba wigira ute koko? Ubwiye ko dukeneye amafaranga muri uru rugo. Wowe nande? Ariko cyokora murayakeneye da, mutayakenera se. Ukeneye itike yo gutega indege ugasanga umunyamahanga. Urayakeneye. Ariko mama Sava waribeshye. Waragiye mu gisigati mu giteme witoragurira intama yanyagiwe, ukubita ku bitugu urabebetana. Ugeze hano wibagirwa yuko ndimo kumera imikaka, ndimo kukubera impyisi. Nta soni. Ubwo nkubwo ibyo babikuye Papa Sava. Ubwo kandi wowe gunshaganyigirisa telefone nta n'isoni. Ngishaka wiki? Ariko njyewe ntayo nshaka. Njyewe mbona ibyandagaye nkanduru. Niko kazi kanjye nshinzwe. Mukecuru araha. Arewe. Ariko abandi smartphone si ugucata. Barazikoresha bakajya mu bucuruzi bakunguka, bakasoma amakuru, bakiga imishinga mishya. We no kwirgucata, urasasa kabera aho ngaho rikakwirira rikakurengeraho. Ese ubundi ibindi byose ko numva guhamagara dativa hagira ngo ni indirimbo wari wabonye dati ibi ngiye bishyushye mute. Nta soni umuntu ungana nkawe bukira bugacyo uri kuri chat, uravuga ibyo twariye, uravuga ibyo twanyoye, uravuga uko twiriwe, uravuga uko turaye aho akabuno kumwe gahengamiye, ibyo nkoze uko mbikoze. Ubwo ugira ubwenge. Basava ngereka nkubwire. Nkiyame ntago ndi umwana, ntukajye wirwa unjaganyukishiriza telefone. Ntago ndi umwana witumye ngo uraza kureba niba ninere. Nta n'umwanya mbifitiye jewe. Ariko ibinguyeho ntago nabura kubibona. Uzabucanye impande yanjye usinzira utanayijimije ndetse kureba ibyo wari urimo. Ubu rero waruzanye ingabo zawe rero ziguherekeje, Kayitare ntacyo mubaraho, ntacyo namubonyeho. Nta gahunda se waruziranyeho na Ndimbati. Ariko reba muri izo message niba nta message yawe na Ndimbati n'ibyo kugurisha isambu. Harya ngo bari bubyaranje bakabwira umubosi mukama make, andi bakagwa ku ruhande ukazagira impamba kubera ko itikiyo nabonye ko azayikoherereza. Ariko na Romeo murashegama gatinyuka. Ariko mama Sava kutandeba ko ngiye nagukunze nkagutereta ukanyemera nkagusaba ababyeyi nkagukwa, ukaza tukabana tukatumaranye imyaka 15. Ukoshya kunsanga da, niba ari umugabo mwiza w'imico myiza, ayo yuko ufite umugabo. Hanyuma se wowe ubwo niwe mugore akeneye, noneho utuwo bakundanye mu buto ni wowe gishongore kimubereye. Ese ubundi ngiye ko tumaranye iyo myaka ngo yakwemereye kontara y'umubano y'imyaka ingahe? Gatinyuka ukavuga ukabwira umuntu ngo ubana na Diamond. Ngiye Papa Sava ndi Diamond, ariko nta warebye mu mutima wundi, nta muzindutsi wa kare wawutashyeho. Cyo nashaka kukubwira
nuko ibyiza ari uko wakunda dayimoni mumaranye igihe wajya unayisengera ukamenya uko itumuka urumva koreka uwo mumarayika wowe wita umumarayika mutabana ese ubwo tuzageraho ugasanga ari ikira ushobora no kugeraho ugasanga uwo ni shitani noneho ibyo afite mu rwego ni pipiniyeri y'amadayimoni yose azakujyamo nta soni ese uzaba ugiye uri iki ubwo ko usize ndi dayimoni ari njye da muri iyi mico yanjye wowe uzaba ugiye uri iki marayika Gaburiyeli nako Gaburiyeli yari umugabo ubwo ni Gaburiyeli urira ibicupe shwarararara ugera imahanga hanyuma ruhindura urukundo n'umubano wacu ese ubwo ubundi ubwo ibyo ngibyo urabirindura amaso ngwiki ibyo ngibyo urumva byadufasha ubundi se ubudufasha iki wowe nande mugira icyo mufata ibiganza byawe ntubifite imbere yawe si bibiri se pezi ikirimo wumva ikirimo hacuri ku mutwe nk'igihagari cyaremerewe n'impeke mufashe iki byose birabacitse do hasi biramenetse